ibaze kugira ngo umuntu yicare hariya yidramatize ngo papa wanjye yakoze jenoside kaboneka ari niyo yaba yarayikoze nge mbabwiza ukuri nk'umunyarwanda we kuba mwatumye umwana ahunga byo yewe nzama apo gahunga iwanyu hashya genda kurindura aho ngaho natumye umwana ahunga kuko atagiye kurega kandi umva noble mburiza akakana kareke kunshanukaho ntabugakoze musaba imbabazi yago cyakoze mwana reba hano kuntegeka gusaba imbabazi wakana we kandi nakoze ikibazo uranshinja keep calm please keep calm nta n'isoni mugira you guys niyo mpamvu muri kuza hano mugashaka gushinja abantu ibyaha umva rero kuri kote yanjye jewe udustati twa Instagram twari tubivuga kuri umva be abe ahubwo kuko byari bigize icyaha yajya kundeka mu mategeko twakire Jihad no bro yureka nkabanza ngavuga mbere ko wenda Jihad avuga kubera ko ntekereza ko ari related cyane n'iyi nkuru kubera iki se uvuga kandi bampaye wari wavuze kare mbere yawe ntabwo nigeze mvuga ariko wampaye umwanya sinavuga bampaye ijambo twamanikiye rimwe nyutinga mvuga ihangana ubwo nyine kuko nago nahita mbihindura kandi namaze kubivuga nago nkunda ibintu byo kwihindura urakoze cyane noble ofet ntago nari mpari nibwo nkigaruka kuri internet ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe you guys njewe ngeze mu rugo mfunguye sanga record ngo niko Jihango mwaratukanye kugeza naho mutuka umubyeyi wa The Ben you guys ibintu mumaze gukora murakabije alors mujye mu biganiro byanjye byose nakoze mujye mu ma space cyangwa ama live yose nakoze amazima nta hantu mu buzima bwanjye sinshobora gufata ibintu bijyanye n'umubyeyi noneho nkuriya witahiye noneho n'umwana utaruzuza imyaka 18 ngombe namushyira mu nkuru zanjye mubigende murebe mfite umutima ntabwo mfite ibihaha icyo mubanze mu cyumve nabonye hari abihaye mwamwe bari kuvuga ngo bari gushaka gutuka abantu hano ngo kuma Twitter ngo bakora ama space ngo hatahiwe Jihad n'abandi ngo bahere kuri Godfather you guys nje nta muntu wamfunguriye Twitter nta n'umuntu ngurira internet please ntihazagira unyoberaho sasa rero kuri ibi bintu ngewe ndababwiza ukuri social media utayizara yibarirwa bamwe bayizamo bicuritse batazi ibyo bagiyemo umuntu agaturuka ikantarange umuntu akabyuka ngo agiye muri social media izi mikoro tuvugiraho zimeze nka kinubi iri yihonda amabuye imeze nk'inkota ityajije impande zose zino mikoro nizo zibakoraho nizo zidukoraho hanyuma ibintu uzi yuko yago muri kuvuga gutyo yago ntago yigeze abura ubutabera you guys nanjye ubwanjye undenganyije najya kukurega sibyo dufite ubuyobozi byanza hamwe wajya n'ahandi byanze hamwe wajya n'ahandi kwitwaza ngo ahunze abantu ariko noble muricara mugatagatifuza icyo kintu ukambwira ngo ndaguhunze kweri mu byukuri ibyo bintu bibaho mureke kwitiranya ibintu sibyo nimushyire nimusase inzobe no kuvuga ngo abantu ngo baramwatatse imyaka 4 iyo myaka 4 yarari ubwo iyo myaka 4 yarari muri TV10 ngo yatangiye umuziki ngo imyaka 4 irashize ngo baramwatatse mugende mubare ahubwo hano ngewe ikibazo gihari ikintu cyanjye mvuga ibintu biri hanze nkuko nabibabwiye ejo bundi hamaze gusohoka video yanjye abantu babigize nk'ikibazo gisi ikibazo kuri nge kuko ibinandeba kubera yuko sije wayishyize hanze uwayishyize hanze niwe bireba uzi yuko ngiye no kurega ntarega yago narega uwayirekodinze uzi yuko ari umuntu akurikiza n'amategeko narega uwayirekodinze ntabwo nubwo narega yago turumvikana kandi ya video nta kibazo inanteye rwose pe munabyumva nimba hari umuntu noneho rero mureke mbabwirana imbaraga zanjye nkeya ziri rero mbibabwiza ukuri imbaraga zanjye nkeya ziba kuri mama wanjye gusa wenyine niho nje naje muri social media nizanye mwari bwabone postinga mama wanjye mwari bwabibone
nuko se nashobora kumupostinga nk'abandi. Naje muri social media nizanye, ariko mbabwiza ukuri ibyo muzakora byose jye muzanyatake, naje nje, uzanyataka nzamwataka, uzambera ifura nzamubera ifura, nzirinda gukora ibigize icyaha kuva natangira kano kazi. Nta munsi n'umwe inzego zirampamagara ngo nisobanure ku kiganiro nakoze, never, nta na rimwe. Ibyo mbanze bibabwire, ikiganiro cyo kuri YouTube mugende mu kirebe. buretse ese ko musakuza sibyo. Noneho rero mbabwiza ukuri, njyewe Jihad hano ndi jyewe, uzanyataka azanyatake. Ubu se mbabazi, ubu ibintu by'amavideo bya bitaragize ikintu bintwara, ibindi bintu bikagira ikintu bintwara koko. Ariko mbabwire ikintu kimwe cyonyine muzumva ku buryo ushobora no kujya hariya nkarira mu buzima bwanjye, nta n'ikintu gishobora no kundiza sinyiza, ariko imbaraga zanjye nke ziri kuri mama wanjye. Mama wanjye n'imbaraga zanjye nke niho nzaza nkanarira, ku buryo nanjye nanakwihorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umva, niyo nawe nyoko yaba yarapfuye watatse mama wanjye, najya kumva ye nkayivugiraho. You guys, icyo nicyo kintu cyo ngomba kubabwira, kuko nakora igishoboka cyose kugira ngo nanjye nkwereke nkwemeze. Niho hantu ushobora kwemereza umuntu. Nahaye amagambo tuvuga, mukurikirana ibiganiro byanjye. Yaguyu nguyu yagiye ashyira hanze video, you guys, yirengagije ko mfite amavideo ye yafasha abana b'abakobwa, ariko mfite ntabwo nashobora gukora ibigize icyaha, sishobora kuyashyira hanze. Yes, kubera yuko naba ngiye gukora ibigize icyaha. Ibyo mubyumve, murabizi neza mwese hano ko nanayafite, ariko sishobora kuyashyira hanze, never. Naba mpimye yagose, ninjye waba wihimye. Turumvikana. Ejo leta yankurikirana nashyize hanze amavideo agize icyaha, ariko kuyavugaho nta kibazo mfitemo, kubera ko nshobora kuvuga ati wakoze ibi nibi, nta kibazo mfitemo. Ariko kuyashyira hanze ni kosa ntashobora gukora, kuko nafungwa. Yes, none yagari gushaka, ahubwo none murebe ko yavuze abantu bose benshi muri video. Bariya bose mwakekaga yuko bafitanye ikibazo. Ese kuki mwumva ko afitanye ikibazo n'abantu benshi? Kuki mwumva ko afitanye ikibazo n'abantu benshi? Nje rero nta n'ikibazo ufitanye na yawe. Ikibazo ufitanye nawe ni ukuvuga, njyewe mvuga ku bintu byagiye hanze. Nimba abana b'abakobwa, nimba uri uwo mwana w'umukobwa yaraje akavuga ati yago yanteye inda, ngomba gutega amatwi. Nkuko nanjye nshobora kuza nkavuga nti hano umuntu yarandenganyije mukantega amatwi. Uwo muntu rero ahubwo yago yakwegereye bara uriya mukobwa Dabiju, si ibintu bibiri, araza aravuga ngo ibi nibi, amajwi ye yagiye hanze. Ibintu byose mwarabibonye, tubivuzeho bibi kibazo. Kuki umuntu avuga ku bintu biri hanze bikaba ikibazo? Yego turabyumva, nta n'umunsi n'uyu n'umwe ndicara ngo mvuge ko umuntu ashobora gufungwa jyewe uyu. Aho yararaga se marare, ibyo yaryaga mbirye. Kubera iki mwumva yuko mugomba kuva nimukoma urusyo mujye mukoma n'ingasire? Wowe no brena izi saha tuvugana wivugiye yuko wari warashwanye na yago mukiyonga, mufite ibyo mwari mwarapfuye. Umwe muri mwe niwe nyirabayazana kabisa. Reka mbabwire abantu, you guys, sibyo uhura rimwe ahantu bibaho. Wowe ubwawe rindira irarangira, sibyo? Ibi bintu byo muri social media byatangiye kuza. Ibaze kugira ngo umuntu yicare hariya yidramatize ngo papa wanjye yakoze jenoside. Data nta jenoside yakoze. You guys, kaboneka niyo yaba yarayikoze, jye mbabwiza ukuri nk'umunyarwanda, ntago bindeba, kuko njyewe ninjye hano n'abandi nibariya. Ariko nanone kubivugaho si ikibazo, ariko nanone biramutse ari byo, ese kuki mwumva ko gutanga amakuru cyangwa gutangaza amakuru biba ikibazo? Nimba bavuze ngo uyu muntu yasambanye, yego nibyo yabikoze cyangwa ntiyabikoze, mubanze mumenye icyo ngicyo, ariko mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso. Uyu muntu yishe bande, yiciwe muryango. Ibyo byose ni ukuzana amakuru ahagije, you guys, kuko ntabwo ushobora kwibaza ukuntu ushobora kwicara ugatega amatwi ibintu bishobora kugushyira mu kibazo. Nimureba abantu bavuzwe muri ibintu, nihagira abantu bajya kuvuga nibatafata ururimi rwabo,
baraza gukora ibigize icyaha, uwakoze icyaha ariko bakoresha gukora icyaha yegamye. Niyo mpamvu mbabwira mw'abantu, mukontorore ibintu byose muvuga n'ibyo mukora. Nicyo kintu nza hano nkababwira, nkanaza nkavuga nti niko ni gute tubona amavideo yawe y'ubwambure, haza nkabinenga. Ejo muri se ntihagiye hanze yanjye njyewe, ariko kuko nta ruhare nabigizemo, nta kintu bimbwiye ntibinandeba, byari kumbabaza iyo mba ari jye wayisohoye. Izi saha hano mu Rwanda ni njyewe hasohotse video ukuseka wowe ngo ni Joboy, si jye wayisohoye. Yes, ntabwo ari jye wayisohoye. Rero ibi bintu nibwo muri kwifata mutya mukabicira inyeri kandi ari urukonda, mureke gukomeza kuvuga ngo umuntu yararenganye mureberera. Nta musi n'umwe umuntu ashobora kurengana tureberera. Nibyo bintu Godfather ari kuzira ahangaha, akaza akavuga ati nyabuna ibi bintu birimo akarengane, mukaza mukavuga ngo kubera iki yabyinjiyemo. Nge rero si ukomeze. Aha dufite abagore birirwaga bambaye ubusa kuri live ya Instagram, barahari. Wabavugaho ngo ikibazo kiravutse? No, kuvuga ibintu biri hanze si ikibazo. Kuvuga ibintu biri hanze si ikibazo. Noneho kumva ngo umuntu ngo ahunze abantu niko noble. Nge nshobora kuguhunga gutese, kushobora kundenganya nkajya mu mategeko ko ntabwo ubuyobozi burangirira muri Yago yagiye mu gihugu cya Uganda kuko mwari mwaramuzengereje. Niko shiti yanjye niko subiza ngo mwendaga kuzamukubita ngo mumumere. Uretse gato nje niko di gukubita hano mu Rwanda ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ngo baranamuroze uri kumva ngo mwatumye n'imisatsi ibyo byose kugira ngo Brenda. Muretse gato ibyo byose nababwiye, mujye mu biganiro byanjye nakoze n'amalive n'amaspace nakoze. Abakobwa biyiziye hano sijye wabasanze wabo sinari nanabazi, kandi bari bishyuwe ariko yavuga sijya ndota ibibazo. Shahu ngewe mbafite amafaranga yo kuntunga, simba afite amafaranga yo gutunga rubanda. Sha mwana, ubwo ndajya kwishyura se ngo ninjize ko ngewe ndebe ikintu kimfitiye inyungu, sibyo? Ubwo ninde wabishiye? Nyina ayo makuru siyo mpamvu nababwiye mujye mutanga. Si nk'abantu bicaye hano bakavuga ngo ngewe ngo abantu b'amarebo hano ngo baranyishyura. Na Nobrena niko yarabizi. Nkababwira nti ngewe reka ngifi nirobeye, umuntu uzakora ikosa ejo mu gitondo nzaza ndivuge, nakora ikiza nze ndivuge, haba kwa Coach Gaël haba n'abandi. Mwigeze mwumva ngewe hari uruhande na rumwe mbogamira? Nkwibariza ikibazo Jiha, mbaza ko avuga ko mukwiye kumusaba imbabazi kubera igihe mwahereye mwabikora. Tega amatwi Joboy n'abandi mwese muri hano. Umuntu asaba imbabazi ku cyaha yakoze, kandi tuzi nawe igihe wahereye uvuga Yago bro. Ariko gaho nyumvira rero mugendera no mu Kigali. Ngewe navuze Yago iki ko navugaga ibintu biri kuvugwa hano hanze. Muzanyumve n'amakuru ndaza nkavuga nti biravugwa. Iyo ibintu bivugwa urabihamya. Biravugwa ko hari umukobwa yateye inda, nguyu yariyiziye hano, yanaduteye hano muri space. Dore ko ibintu biza nka gatuma. Uri kumva biza nka gatuma. Nta n'umunsi n'umwe mu biganiro nakoze nigeze nemeza cyangwa ngo mpamye. Ahubwo ni kwa kundi kuntu mwumvirana mukumva akantu kamwe. Si hano umuntu hano wanzengereje ajya mu kiganiro cyanjye agakata akantu gatoya, atumvise n'ikiganiro cyose akaza kashimika ati uyu muntu bakamufasha. Mwana, mujye mukora ibintu byose munagendeye no kuvuga ngo muri abantu. Ese yagararengana Jiha? Ubu izi saha buretse gatoya, izi saha ndamutse nsohoye izo video zafashwa abo bakobwa hahanwa ndi subiza baguhana nyine wowe. Sawa rero, none se ubundi igicucu cyo kutamenya yuko ngomba gukora bitagize icyaha. Ikindi kuki muri kuvuga ngo Yago yararenganye muri kino gihugu cy'u Rwanda, kandi uko yabivuze byumvikana. Buretse gato ahubwo kutina uri kubihinyura. Umva gato yawe Joboy, umva wowe gato. Message hadi wozi utunze video z'undi muntu nkandi. Utunze undi ahubwo se zangezeho nkandi. Banza ubaze ukuntu zangezeho. Uri kumva? Umva niho ikibazo kirire. Yago yararenganye kuri YouTube ye, uriya mwana yibye, sibyo? Atabaza amategeko baramufasha. Mu by'ukuri koko amategeko yananiwe.
yananiwe gukurikirana n'abo bose bari kumurenganya, gukurikirana abo bose ese yago bari yari gushaka kugaragaza uburozi kumwica. gute jiha? Yari kugaragaza uburozi gute jiha? None se nyine iyo uri kuvuga uburozi ko buhari ntutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso, ese ibintu uburozi mudafite burahanwa? ibimenyetso rero uzireka. Reba hano nkubwire, buriya reka nkubwire mu Reka mategeko tuganire neza akora jiha, reka ibimenyetso. tuganire neza ariko jiha Buretse gato koko ntabwo nje jewe rero reka nkubwire, ntabwo nje mu kiganiro nawe Joboy, oya sibyo? twe turi kumva Nje ikibazo uko kubabwira kimeze. kuri side yanjye, sibyo? N'ukuntu Turakubaza bimeze. ariko Nje gusubiza, buretse umva Noble, turakubaza kabisa, mfasha nje gusubiza ku bintu bampaye bijyanye no kwa The Ben, sibyo? ibintu byo kwa The Ben ibyo nakasa mutwe The Ben we mumureke. Buretse umva rero, umva noneho, umva ibindi umusocial media wese afite kubivugaho ukuntu abyumva nuko abishaka. Musabe imbabazi yago cyakoze mwana. Reba hano kuntegeka gusaba imbabazi wakana we, kandi unakoze ikibazo uranshinja iki? keep calm please, keep calm. Nta n'isoni mugira you guys. Niyo mpamvu muri kuza hano mugashaka gushinja abantu ibyaha. We kuba mwatumye umwana ahunga yewe nzama apo gahunga iwanyu hashya genda kurindura aho ngaho. Natumye umwana ahunga kuki atagiye kurega kandi umva Noble, mburiza akakana kareke kunshanukaho ntabugakoze. Umva muri kino gihugu ushobora gutuma umuntu ahunga uri igikize. Erega iki gihugu ntago ari icy'umuntu umwe ku giti cye, ariko aha umuntu arazana amacakubiri, umuntu arazana ibintu by'ubutiriganya kugira ngo mubashe kugira muri kino gihugu. We wampungisha nta n'isoni? Ntabwo bibaho. Naharanira uburenganzira bwanjye nkagenda nkakurega, yes byakwanga nkajya no kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo urwego rurangirira muri RIB, nkajya ahantu hose mbona ko bashobora kuntabara. Iyo hano hari ibibazo mu buyobozi, ntiwumva ko umuntu avuga ati nagiye habiranga njya habiranga. Ariko sha mu by'ukuri mugiye kuvuga ngo umuntu yahunze abandi, mu by'ukuri iki kintu mukicara mukagitagatifuza mu gihugu kigendera ku mategeko. Oh no. Uzi ikibazo tugira? Twirirwa hano dusakuza kuri social media, nta nubwo dushobora kureba ngo mu igazeti ya leta ni irihe tegeko ryasohotse. Nta nubwo dushobora kwegera nk'abanyamategeko dufite ahaba abe ngo tubabaze abe iki kintu sureba uyu abe unamwandikiye muri inbox ukamubaza, arakubwira ati iki kintu kigize icyaha ibi nibi. Hari ibintu namubazaga kuri Jean Paul rwose mbwisukuri. Ibi bintu mureke mbabwire, iyi mihanda turiho, nje naje muri social media rero, muri social media biraho. Ntabwo naje mu bintu byo kuvuga umuntu kuvuga fame. Nzaza mvuga umuntu uri muri social media. Ubu hano mu bantu badukurikiye ntiharimo abantu mukora amadega nk'icyatanu, ariko iyo hari abo tubonye niyo neho iby'umwihariko iyo hari abantu bari muri social media, mureke mbabwize ukuri biba ari ibindi. Ubu se hano mwibwira yuko hari abantu badakora amadega ahangaha? Ariko se mbabazi, nimba ikibazo kibonetse kuki muticara ngo muvuge ngo kimeze gutya n'ikinanga, ngo muvuge mutireka tugipfundikirire hano umuntu amenye ibye n'undi amenye ibye? Ariko hano muri guhangana amashyari, ibintu byo kuvuga ngo runaka ntakabeho, runaka ntakavuge. Ngenda babwiza ukuri, ntihazagira umuntu uncecekesha kuva igihe mwamboneye. Nzaceceka ari uko napfuye, nzirinda gukora ibigize icyaha. Ninkora amakosa nzicaranya kosore, ariko nanjye nimbona ikibazo sinzabura kuza kukivuga. Nikiba ari ikintu icyo ntashoboye kuvuga ndaceceka, kuko ibintu byose tubona siko tubivugaho. Burya mujye muvuga muziga, kandi mujye mureka kuvuga, mujye mureka kuba babavugirije. Ibintu byose si ngombwa ngo muze muvuge. Buretse gato ikindi, muntandukanye cyane n'abantu bagiye bakora ibiganiro kwa The Ben, sindimo. Ikindi, ibibazo byo kwa Yago nanjye nimwicara mukareba murasanga nta bibazo bihari, ahubwo nukuvuga nukugendera ku naringe. You guys, kumva ejo bundi bataka uyu Godfather ntiyari gutabariza Yago ejo bundi amwakira amafaranga nuko yaramwanze se? Ariko ntabwo bavuga nta kibazo ufitanye na Yago bro. None se uretse gato we waravuze ejo bundi, ni wowe ejo bundi wabwiye nta kibazo mufitanye ejo bundi yaravuze, ni wowe wavuze ejo bundi. Uretse gato umva musubize Noble, wowe duhuye kenshi inshuro nyinshi,
ngewe umuntu ushobora kuba nta kibazo mufiteho ariko wakifiteho turumvikana aho uranyumva Jadi tandukanye ihangane gato mubwira akantu kamwe. yes Yago ugomba kumusaba imbabazi ziki umunsi wa concert Mm, habayeho sabotage mm. yo mbese isa no guca intege abantu kujya kwitabira igitaramo cye. Uwo munsi abantu wakurikiranye space Yego. zose zabaye apana space ama live ama post yego warabikurikiye ya uzi yuko umva uzi ko ari bwo ahubwo yahagurutse akatwataka yego ariko uwo munsi habayeho Voilà. sabotage. none yagombaga kutwataka twebwe ntitumwatake akwataka sinabibonye nicyo kibazo rero nicyo kibazo cyanyu koroshye nk'ubu ngubu uvuze uti uwo munsi wa concert na sabotinze concert yawe ibyo ndabisabira imbabazi hanyuma ibindi ni uruhererekane ntabwo tubizi ariko uwo Voilà. munsi abantu bose barabibonye yuko mwasabotinze igitaramo. Imana ishimwe ubwo uri kubivuga gutyo utarumvise ibyo yabanze live yabanje gukora adutuka wabwira wigira ngo ceceke cyaduceceke nsubiza abe aravuze ngo ibyo yavuze sinabyumvise wumvise ibyacu wow aho niho nkundira rero abanyarwanda Jihad nimwe mwari mwamubanjije kuko wibuke hari harimo saga y'uriya mukobwa niko iyo saga yaje ryari ko yaje mbere agahita abigarura mwebwe mwabizanye ni nabwo mwamuhamagaye muri mumuhamagara muri space ya Godfather mukamufasha ntabwo we waravuze ngo muranamutuka n'uwo mukobwa yaramututse. iryo jambo Jihad yivugiye mu kanwa ke yaravuze ngo yago bazamubwire yapfuye azashyireho umusaraba. Iryo ni ijambo wivugiye wowe mwereke nawe ahubwo se wagiye no kuri ntuze yanjye ko nabivuze wavuzeho iki wagiye ukareba ko no kuri ntuze yanjye nabivuze yakwata kukumva nta kintu bivuze nta kibazo giye mfite cy'umuntu unyataka you guys singifite ahubwo mwebwe ko mufite ikibazo cy'umuntu uri kunyataka nta kibazo kuri kutubwira nta kibazo mufitanye ubwayo nta magambo wabwira umuntu mugenzi wawe muntandukanye na bimwe mu bibazo mwaje gushyira ahangaha mugereka ku bantu mugende kuri kibazo ku kindi abagize neza arambwiye ngo numvise ibyanyu ibya Yago ntago nabyumvise hey iyo byumva nimba rero mwarabyumvise ababanje kuvuga ni bande kwari ukorohereza gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari. Gusaba imbabazi bisaba ubutwari bukomeye no kuzitanga n'ubundi butwari. Ikindi umuntu asaba imbabazi z'icyaha yakoze. Hari umuntu nabwiye ngo ntazajye mu gitaramo, hari uwo nabivuze bareba babikurikirane. Ariko Jiha waciye bugufi ugakora game. Umva gatoya, hari umuntu nabwiye ngo ntajye mu gitaramo, subiza. Hari umuntu nabwiye ngo ntazajye mu gitaramo. Hose iby'umusaraba byo gushyira kumva muzajya mumara kwicira ibintu byanyu umumva muzajya mumara kwicira ibintu byanyu nimurangiza murenganya abantu. Namaze Jiha wibuke neza kandi woroshye. Hey umva ntacyo noroshya kuko nta woroshye muri iyi mihanda wijya kunyoroshya di have oya njyewe ntago ndagafuka ivugwa rimwe ibindi si ko nakubajije live yakoze warayikurikiye? Ngiye narayikurikiye. Hanyuma wigeze wumva mvuga ijambo ngo ntimuzajye mu gitaramo cya Yago? Muvuga ko dore ikintu Yago yavuze icyo gihe yakwitse umutinganyi ariko icyo gihe nimwe mwari mwamubanje. Icyo gihe yakwitse umutinganyi ariko icyo gihe nimwe mwamubanje. Kubera ko twari wa mukobwa yari yaje hano muri space yizanye tutamuhamagaye. Nimwe mwari mwamuzanye. Jadi wibeshya niwe nimwe mwamuzanye. Uziko ahubwo utanakurikiranye ibintu biri hano twabikurikiranye. Erega mu musaba imbabazi, umva reba hano nta mbabazi nzasaba unabyumve neza ukurugutura amatwi yawe
dore ibi nibyo navugaga kuva kare kandi ntabwo basaba none imbabazi ariko urantegeka gusaba imbabazi wowe kubera ko wakoze urabona ndi amakosa umwana Jabo urabona ndi arimo umwana umanuye ariko si gatoya byo ntabwo abamanuye abantu gato ngo abamanuye gato sije wari ufite ijambo se mukaza muvugiramo Jabo ndamumanuye arimo aramvangira gatoya none se reka nkubwire Noble ubu ndi umwana Noble ko wagiranye ikibazo na Yago ninde wakubwiye ngo genda usaba imbabazi cyangwa umwe ninde asaba imbabazi simwe mwahuye mugasaba imbabazi njyewe twarahuye turaganira voilà hanyuma ni gute none se Noble nagukorera ikosa nkawe nagutegeka kuza kusaba imbabazi oya Iya, ahubwo ibyo nanjye ariko kukubaza muzikurahe. kuri ku ariko izo giti cyawe confidence wowe muzikurahe. ku giti cyawe wowe nka Jihad Bro, sorry, can I say something, bro? niba Yago yumva wowe waramuhemukiye Jihad ukaba uri mu bantu bagiye abo akaba ari ko abyumva ariko kuko ntago mubyumva kimwe wowe ufite uko utekereza ibintu nuko ubibona yes wo kuko njye ntago nshaka ko ntago turi guhuza ibitekerezo abantu cyane bose rwose buri muntu cyane afite ukuntu abona ibintu kugira ngo cyane tuze gukuramo message iri clear hano mu biganiro turi kugira ikintu ndi kubaza Jihad wowe ku giti cyawe nka Jihad uratekereza yuko Yago niba agufiteho ikibazo ese jawe nta kibazo ufite kuri Yago njyewe nta kibazo mfite kuri Yago ibintu byose bimeze neza njye nta kibazo mfite kuri Yago ubwo ndajya kumusaba imbabazi ndajya ese kumusaba imbabazi gihuza namuze njyewe cyakoze kimuze kubona umukobwa umwe yitwa Brenda uriya mukobwa Yago ntiyizanye abashinja yuko wowe hari ubwo wari umuzi ntiyizanye oya ariko uriya mukobwa urakoze akantu inshuti gato yawe akagiye gukemuka ikibazo bahereye kwa Brenda n'uriya ngo ni Dabiju kuko njye ndi hano uriya mukobwa sinari muzi namwe mwari muzi yaje hano ameze nk'ubagwamo twari turi kuganira kuri ishu y'abakobwa bajya gukuramo inda mu buryo butemewe uranabyibuka wowe ndibaza warabikurikiye mujye mureka kuvanga ibintu none se bari abakobwa bavuye none n'icyo wabazanye uribaza yuko ari icyo wabazanye njye narababyaye njyewe narababyaye wowe uzi naho bavuye mu gihe nanjye ntazi aho bavuye ubu nanjye nshobora kubaza ngo uvuye Jihad reka nkubaze Jihad we nyemera nkubaze akabazo gatoya mbaza shayini none urakoze cyane reka ngiye nkubaza akabazo gatoya uremera ko bari abakobwa barizanye kuri platform yawe sibyo kandi iyo platform yawe ni weho wari manager yayo abantu baraje batutse mugenzi wawe witwa Yago nta jambo ntago bigeze bamutuka none se ubwo oya tubaze ko baje bakavuga ibintu bibangamiye Yago sibyo ushobora kunza kuki byabangamiye Yago ntarege oya ariko Jihad uberetse gatoya sibyo uri umuntu w'umugabo waje hano uvuga ibintu byose uko byagenze katujyane gateye kucyumva ko ofete iyi societe tugiye kubaka yaba imeze ite aho umuntu mwumva ko igisubizo cyose kigomba kujya muri RIB ibyo nacyo ikibazo dufite ariko kuki mwumva none se urumva ko igisubizo ari ukuvuga ko uzajya uhunga ikibazo oya ibyo nabyo ntabwo tubyemeranya ibyo nabyo tubyemera aha dufite umurongo wo kutihanira none se umuntu yanyiba ngomba kugera aho ngaho kanyiba namugeza mu buyobozi sinamukubita kuki mwemera ko ibintu bigera aho ngaho nk'abantu b'abagabo urubyiruko kuki mwumva ko bigomba kugera aho ngaho ese kuki mwumva yuko buretse gato ese kuki mwumva yuko umuntu yarengana ntavuge kandi iyo aba ari mushiki wawe wari kuvuga ati ibi bintu ntibibaho agahwa kari ku wundi karahandurika ahubwo mubanze mumenye ese ni nyemera nkubaze ikibazo mbazamuho tuzi neza ko uri mu bantu bakoresheje ibiganiro byinshi Brenda yego cyangwa hano no kuri space cyane yego cyangwa oya cyane yego okay aka kanya nkawe wari uzi kesi ye umukoresha ibiganiro nari nzi ukaba utaramugiye wari uyizi kuko yarayikubwiye arayikuganiza urangije uraza uyishyira uyereka n'abantu ukaba utaramugiriye inama nawe yo kugoboka inzego ngo zirege Yago ahubwo ukamugira inama yo gukomeza kuza kubivuga muri social media then bigakomeza gutyo
at the end n'ubu ngubu ntabwo wigeze ugaragaza aho nimba ukoze ikiganiro uba ugomba kukigaragaza uburyo cyarangiye, na n'ubu ngubu ntabwo mwigeze mutugaragariza uburyo cyarangiye. ushobora kujya mu biganiro nakoze ukabitega amatwi narabyumva ukumva amagambo njye nakoreshaga. waramubazaga ejo bundi warongeye uranamugarura, ndamubwira nti kuki utagiye mu mategeko, kuki utasabye DNA dukurikije yuko uvuga yuko utahuye n'umuntu umwe. Ibyo byose nta munsi n'umwe nigeze nkofirima. Kandi ikindi umuntu uje muri sitome genda ntabwo ntararangiza ikibazo cyanjye. Kuki nk'umuntu w'intararibonye kuki utabonye uvuga ati reka mpagarike uyu muhungu ndabona ashobora kuba ari gusebya Yago, kuko ibintu afite nta bimenyetso bifite kandi nawe wabibonaga mu buryo wamuganirizaga. Ni ibintu bigaragara yuko mu biganiro byinshi wakoraga mwagendaga musubiramo ibyo mwavuze n'ubundi mugasa nk'aho ari byo musubiramo. Kuki nk'umuntu w'umunyamakuru w'inararibonye kuki utabonye ko ashobora kuba ari guharabika Yago ngo umureke kumukoresha ibiganiro umugira inama yo kujya gana inzego? Nimba yarabyanze ntago ari kuza muho. Nimba warakurikiye twarabajije ngo wa mukobwa we turanamutokinga cyane, ubwo ntuje ko dufite abakobwa muza kwimanika kuba stari mubabeshyira ngo babateye amada mugira mute mushaka hiti n'ibiki byose. Murabyibuka ko amagambo twayakoresheje aho muri kubeshya? Urabyibuka bigitangira? Kuki se wabyirengagije Nyabu? Ibyo ntabwo nabyirengagije. Ntabwo nabyirengagije. Yarasubije ngo dore ibimenyetso ngibi, dore n'amajwi. Ntimwabyumvise? Ibyo twarabyumvishe. Ibyo ngibyo twabirenze. Kuki wabyirengagije? Itonde nkubwire impamvu nabyirengagije. Uri mu bantu bamukoresheje ibiganiro birenga 5 kandi ibyo byose byari byabaye nawe wamaze kubona yuko uzi neza ukuri, waramaze kumenya ukuri, kuko nyuma yaho twumvishe record birenga birenga 5 ibiganiro wamukoresheje. Iyo yabari seri ibiganiro wamukoresheje birenga 5, kuko icyambere cyo hari byo mwabanje gukoresha genda muri YouTube yanjye nusanga ari 5 bizane hano ndagusaba imbabazi. Hari n'ibyo wakoze kuri njye ndi kubaramo n'ibyo bagiye bakora kuri noza kuri space. Ngaho nyumvira rero byose kandi mwabavandimwe muza kuvuga ibintu mudafite amakuru, nicyo kibazo. Ko ibiganiro bigera muri 5 ubwo yaba ari topic mu gihe kingana n'iki? You guys ntagiye mureka kurema no kurimira amasinde ku bantu. Muhoza aricaye aha yirengagiza ibintu byose kandi mwibukije ijambo ngo yego ngo ndaryibutse kandi yari yaryirengagije. Mujye mwumva ubucakura abanyarwanda mugira ari nabwo ntakunda. Never. Yewe reka mbabwire ikintu ngiye kubasobanurira hano Jihad, reka ngubwire akantu ngiye kugusobanurira. Ngiye gutekereza yuko nobre sureba ngewe nje hano ni nabwo nari ngitaka ko ngiye no kurya mu kanya mfite akazi, ariko nobre reka nkubwire mujye muza mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso no kuri kw'Imana. Mujye mureka kuza ngo muvuge mugende kuri fanatisme cyangwa ku marangamutima yanyu. Nimugendera ku marangamutima nta kintu n'iki na kimwe muzajya mutahira guhora mu maspesi. Umuntu wese nimva asaga n'ufite abafollowers 2 aze kugira ngo avuge ngo ni Karimi Kashyarimaye ngo aravuga akaza ngo ariko bya urabiza abanyarwanda tukunda no gushyuha mu bintu rimwe na rimwe. None se niba mumva ko mukunda gushyuha kukige nashyuha bikaba ikibazo, ariko bite ikibazo ukumva yuko waka kugira noneho ntureba ikiganiro cyasose cyago wakibonye Jihad? Mbone ngewe Jihad ndakurahiye keretse bankatira aho ndi nkumva cyangwa nkumva n'abandi cyangwa nkajya kuri TikTok nkabyumva. Mba nifite buriya ndi umuntu udakunda na YouTube channel mba nibereye mu bintu byinshi byo kubwerabwera muri iyi mihanda. Wiruka Kigali wasaze ahantu hose nobre nukuri. None rero mureke mbabwiza ukuri, ibi bintu intera byamaze gufata byavuye muri social media nimba mutanabizi byageze muri politike. Ngewe nkora showbiz ntago nkora politike. You guys none se Jihad kukorana na fata ku mavuta ufata ku mavuta yatatse The Ben n'umuryango we ariko Jihad
umva gato hari abantu umva nobre bagushinja umuntu witwa muyoboke we muyoboke umunyarwanda waramuzengereje ngo inde muyoboke we ngo muyoboke eh ngo wamukoreye ibiganiro byinshi bimutuka koko na oya muyoboke n'inshuti yanjye ntunabitindeho kandi nta fata ku biganiro mavuta nakoze fata ku mavuta buretse ntumbaze ibyafata ku mavuta sindi umuvugizi we sibyo uravanga ngo jihadi nafata ku mavuta ubu ibiganiro nkora ntimubyumva rero ikibazo cyanyu iyo umuntu antutse muba mwumva yakomeza akantu kajya simusubize wawu kubera iki oya jihadi buretse ibyo gato njyewe uzi ntago ndi agafu k'ivuga rimwe buriya mu ndeba ndi inshinzi y'umuhungu we ariko ntago ushobora gukora ibigize icyaha okay abe reka nze nkwereke akantu gato kandi sureba muri iyi mihanda buretse ntago warayumvise space bakoreye Godfather nayi rwose nabaye ntimwamukamiye mu kitogeje ubu ngo next ngo ni jihadi ngo n'abandi nge hazagira umucanyi n'amabere uzanshingaho muzareba ibyo mukorera aha turukungurana buretse gato umva abe ndakubaha urabizi buretse gato kubera ko nkubaha rero ukaba waje muri space yanjye kandi turi kuvuga twubahanye uri kumva twubahana urabizi ko nkubaha bya hatari uretse gato umunyarwanda guhamwiriwe yakwiriweho nobre umva abe ndigendeye umusitari reka nze nkubwire akantu gato kandi nubikurikirana nyuma yaho uzasanga ariko jihad nanakubwiza ukuri ikintu turi kuganira hano nanakubwiza ukuri ni ibintu biri straight byumvikana ikintu ikibazo twungubu dufite turi gushaka kubaza kuvuga ibintu byose byabaye kuri Yago birashoboka ko twabirenga uko niba yagavuga ati aba bantu bagiye bankorera iyicarubozi ibi nibi ese wenda tunarenge kuri wowe kuko ntekereza ko nta nubwo we nigize nkuvugaho cyane aka kanya byose ibyo bakubwiye ni ibyo bakuye mu kiganiro Yago yakoze kuri YouTube nta nubwo ari ibintu byaganiriwe byo kwa DBN nduma nta nubwo ari ibindi nduma kwa DBN ibyo ni ibyakasamutwe kandi nkeka ko biriya byo harimo abantu babigiyemo kugira ngo bajye gukoresha interview papa wa DBN bamuha amayoga sindi none se nobre hano ko baza bagatuka umuntu ngo numutinganyi ntago baba bamuvanguye mu bandi subiza subiza kibazo hano jiha twe turi kureba ni yihe ngingo wasabaho Yago imbabazi njyewe narebye nkurikije ko nabikurikiranye icyo gihe gusabotaginga inyungu z'umuntu igitaramo biriya rwose bigize ikosa bigize n'icyaha cyahanwa mu mategeko aho honyine abo bakobwa twe kubinjiramo hari igihe wasanga aribo bakwishakiye koko ibyabo ntabwo twagombye kubirebaho ariko ibigize icyaha umunsi wa konseri mbere yaho gatoya nabonye posti zawe mbona harimo gusabotaginga icyo gitaramo ibyo byarabaye rwose niba biginjiramo neza kugira ngo ubyumve neza abafite umwanya babyinjemo babiscreenshotinge babikwereke hanyuma uvuga uti ese gatoya uvuga uti kuri uwo munsi w'igitaramo koko sinagukundaga twari dufitanye ibibazo hashobora kuba hari n'abafana banjye bataje kubera yuko nasabotinze icyo gitaramo ibyo ngibyo uwo munsi ndabisabira imbabazi ibindi byari mu murongo w'akazi kanjye kubiforumira gutyo ukamusaba imbabazi kandi byarabayeho abe nakubajije ko twakoze space hano wigeze wumva we space yakoze adutuka se ikindi wigeze wumva nobre kuri hano wigeze wumva nobre wigeze wumva kuri konseri y'umuntu nta muntu wemerewe kubuza abantu kuyitabira none se hari uwo nigeze mbuza kuyijyamo subiza iryo jambo nararisohoye barebe kuri uwo munsi wawe uwo munsi kuma Instagram yawe umva nanamuhaye message ushobora kuba utarabibonye ibi ngibi babizi ko wanakoraga ibiganiro ABCD ubirebe neza hari nka dosiye wa musirikari bari bakubitiye ahantu ndavuga mu bigenze gutya
hari igihe umuntu avuga ati reka atange bivuze ubufasha mu mategeko nubwo utabyishyujwe ariko kugira ngo ufashe sosiyete. yes Uwo munsi rero w'igitaramo narakwandikiye nabwira ngo aha harimo sabotage. Gusabotage noneho inyungu z'umuntu bigize icyaha. Aho abe honyine aba ariho formula, hanyuma bira mitigation ni ukugabanya ibibazo. Iyo ngingo ibindi uvuga uti byari mu murongo w'akazi kanjye. Ibyo abe kandi rwose byari kosa okay abigushinje. Abantu rwose twese twavuga yuko uwo munsi mwamuhemukiye wowe n'abandi okay bamufatanyije. okay voilà abe urakoze, ngushimiye yuko ujya unatanga inyunganizi mu mategeko. You guys, njye niyo nkoze ibiganiro akenshi nandikira be nkamubaza ibi nibi, akambwira ati ibi nibi gutya na gutya gutya na gutya, namubura nkabaza undi. Ariko abe ndagushimira kuri icyo kintu, ariko ndashaka kukubaza jyewe ubwanjye, wigeze wumva mvuga ngo ntimuzitabire igitaramo? Nsubize. Urumva hariho ibyo bita figurative language. Baravuga se niko se bahu ubwo sera. Urumva n'izindi terminology ngizo rwose bagenda babireba. Ntabwo nshaka kuvuga ngo biburaneho. None abe yari kudutuka ku munsi w'igitaramo cye ntitumusubize. Ibyo ntabwo ahubwo kuki we yashatse kwiyicira igitaramo? Usenyurwa umutiza umuhoro. Rwose niba wumva inama kandi ukabuzi ko ibi bibazo byanga byakunda bigomba kuzarangira. Nuko abe shabe umva shabe, ikintu kintangaje, ikintu kishimishije nuko byibura utigeze wumva we live yakoze we na Dumba. Urumva iyo yumva wari guhita unyumva. Nta nubwo mu biganiro nakoze no mu live nigeze nkora no mu space nigeze mbuza abantu kujya mu gitaramo. Never. Nguyu Godfather twari tunari kumwe mu space amusabira n'amafaranga mazima, turumvikana. None niko abe kuko wumvise jewe space nakoze mbere y'igitaramo cye ntiwigeze wumva live yakoze we na Dumba. Alors nuyibona gusaba imbabazi bizajya muri both ways. Umusaba imbabazi nagusaba imbabazi rwose. None se iyi ntambara nizakira none ndabyumva. Kuki wumva ko ari jye wasaba imbabazi we yaradututse hano kuri space? Jewe wasaba imbabazi he say witness. Ngende umundi mutemu wabonye ibyo ngibyo ibya Yago ntabwo kandi nabibonye. Imana none rero utabibonye uzubwo utabibonye shaka icyo kiganiro aho kiri. Urumva nukibona uhita ugihuza n'icyacu uragira andi magambo anatanda ubundi byawe Jihad maye mucecetse gato. Ngiye nshaka kubaza Jihad, ubundi uheruka kuba inshuti na Yago ryari? Igihe cya nyuma wowe na Yago muheruka kuvugana hataragira ikibazo na kimwe kiza hagati yanyu cy'imihanda? Mbabarira unsubize uko naba unmutinze najyanga ngabanyakavuyo. Jia, uheruka guhura na Yago nta kindi kintu kiri hagati yanyu ryari? sha noble ni kera pe, ni kera. Ni kera, bwo kera ni nka ryari? 2022 mbere yaho mbere yaho corona yaje ryari di? Ni munyibutse niko biranakomeye kabisa. Corona yaje ryari? Munyibutse 2021. oya 2020 kwa gatatu. Aburetse yavuye kuri TV10 ryari? Nibwo muherukana ni 2020 ngira 2019 naho uri kumva. Noneho urumva mbabwire simureba nina nababwira Yago nubwo mubyumva avuga n'abandi bavuga, Yago ntago ari umwana mubi. Mbere yari umwana mwiza, ahubwo ubu yahinduwe n'iki? Ese ko namwe abita babi ubundi ubwo tuzabikira dute? Oya twe ntari batwite babi, ariko ndababwiza ukuri. Buretse gato rindira gato Choboy, buretse uri kumva Noble nawe ubwawe urabizi
oya ntago yago ntago navuze ngo ni shyashya hari kuko ibintu nawe aha buretse hari ibintu ushobora kuvuga bikagutungura nanditse ukavuga mbabeshye ngo yago ngo ni umwana mwiza ngo ijana ku ijana uyu hano uyu mbiyemereho ni voilà none se nobre umuntu azagirana ibibazo n'isi yose mbari ko mvuga rega wikwisi iyo propagande ngo iyo ni isi iyo yose oya kuba isi areba yose yuko y'isi hari komplo ikibazo iyo ntabwo ari isi komplotisme yose ese gato ntabwo ari isi reka yose mboroshye bro ntabwo ari jabo isi yose jabo kanze mbabwire gato nimwinjira muri ese lisite gato nabonye jiha wari jiha gukeka jiha yuko abo kanze bantu gato bahari ishama okay kimwana kanze gato mbwire komplotisme ibaho ubu ko ese yagiye gato manze aha mvuge voilà ese gato manze mvuge mborohereze komplotisme ibaho iriya teori yo umuntu umwe kuba yakoresha abantu benshi birashoboka n'umuntu cyane umwe ashobora kuba yananirwa guhuza n'abandi birashoboka cyane kandi noneho ibyo arimo arasaba ni ibintu byoroshye mu nsabe imbabazi none yego ye gukora introspection yego ukigenzura ukareba aho wamuhemukiye wowe ukavuga uti yego bare yanjye ndayirangije musabye imbabazi nawe agasaba imbabazi kuko mu guhosha amakimbirane habaho win lose win kuko iyo andurisisma ko kwinangira umutima kwawe ntabwo ari byiza kuko ariko baragiye ni no nacyo kureba turi ariko abe kumusaba ese abe wasabye imbabazi ikibazo ese gato ese abe ndi gusoza kugendeye ngo ku kandi njyewe kiganiro ntabwo ndi bubitindeho kwigira undi genda no kwezi urebe uwo munsi la veille ya concert ye nta makosa anagize n'ibya des actes criminels noneho genda urebe live yakoze we na Dumba ntayo wabonye nayo n'indi side ureba kuki iyawe se wumva ko kuki uje ku cyakurikiyeho icyabanje ntabwo ndi cyakiriwe kumuvugira ibyaha akora cyangwa yakoze ariko Hey! Dumba ntabwo ndi umuvugizi rero aha turi ariko Jihad ariko Jihad jyewe mwe muretse hano gato twakire ke nta John muntu mwe usaba muretse gato imbabazi twakire ke abandi John bavuze abe mwe abandi muretse gato ke ndigendeye John ke John umwe mu bantu waretse bakuru nkabanza nkibutsa Jihad waretse mbabara nibutse Jihad uri kuvuga ngo tugendere ku byo noza ku byo yago yavugaga kuri live ya Dumba icyo gihe mwe muri gukora space we na Godfather Dumba ari kuvugana na yago kuri noza kuri Instagram ibyo rero mwebwe mwaramuvugaga nawe akabavuga wivuga gutyo none niba twaramuvugaga akatuvuga kuki wumva aritwe tugomba gusaba ariko ababanje gusetinga live ni bande ni mwebwe reka ni namwe muri gutaka twarabikurikiranye twari turi gutaka none turi gutaka turi gutaka ngo yarengereye kandi ijambo ryo kurengera wigeze wumva ndikura mu kanwa kanjye abambere ntabwo ari wowe Jihad narigize ngo ntabwo ari wowe mufitanye ikibazo gusa urabizi umva rero kuri kote yanjye njyewe twa Instagram twari tubivuga kuri umva be ahubwo kuko byari bigize icyaha yajya kundega mu mategeko ariko yago ntabwo aregana saba muramuke Jihad ntekereza yuko Jihad ikintu ashaka kumubwira ke John ushaka kuvuga iki